araribwira ngo ntutinye ibyo ugiye kuzababazwa, ngo dore Satani agiye gushirisha bamwe mu nzu y'imbohe, kandi ngo bazamara iminsi 10 bahaye bababazwa, ngo ariko wowe uje ukiranuka uzageze ku gupfa, icyo nanje ngo niteguye ni ukuguheza ikamba ry'ubugingo. Ikamba ry'ubugingo rizambikwa abanesheje. Yewe mwana w'umuntu, yakweretse iciza icyo ari cyo. Dore icyo Uwiteka gushakaho ni ugukora ibyo gukiranuka, ni ugukunda kubabarira no kugendana n'Imana yawe wicishije bugufi. Uje ku ijambo rya nyuma, aho abakiranutsi bazajya kuruhukira. Bibiliya yatubwiye ngo muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza, kuko ngo bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Mugende mutange itangazo, mubwira abantu ngo bazagubwa neza, abakiranutsi bazagubwa neza, kuko ngo bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Ari umuririmbyi. Murakaza neza nshuti bavandimwe, abakurikira cyangwa se abakunzi ba Munyamahoro TV. Turabakiriye uyu munsi nanone n'andi mahirwe tugize yo kuba tugiye kumva ijambo ry'Imana hamwe n'umubyeyi uri imbere ya mikoro cyangwa se uri imbere za kamera yacu. Kuri mikoro cyangwa se hano muri studio ni Munyamahoro Patrick nk'uko musanzwe mubizi, kandi nanone dufite umutumirwa wacu uyu munsi muba mubona kuri kamera zacu. Ariko nanone tutaramuha ijambo, turabasaba kugira ngo umuntu wese ukurikirana Munyamahoro TV and Radio iyo kanda subscribe, agasharinga, agakanda like, kugira ngo tuzadukomeza tubane namwe. Turabiyegereje tubasabira umugisha uva ku Mana Data. Rero dufite umutumirwa wacu uyu munsi, tutizimze mu magambo, tugomba kumuha nawe akatwibwira, tukaja kuganira n'umuntu tuzi. None rero karibu mushumba muzeyi, kugira ngo wibwire abantu badukurikiranye hano kuri Munyamahoro TV and Radio. Murakoze rero nshuti bavandimwe kuba mutwiyegereje, mukaba muduhaye ikaze kuri iyi televiziyo. Turabashimiye cyane byimazeyo, kandi tuvuga ngo Imana yo mu ijuru idakiranirwa ibiture umugisha utagabanije. Amen. Twebwe mu mazina nitwa Budederi Mushikuzi Joseph, ndi umushumba w'itorero rya Herimoni mu Bugande. Ubu rero nzindukiye mu gihugu cya Kenya. Hasigaye tugiye kuganira namwe ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma ubuhanuzi bwa Yesaya, igice cya 3 umurongo ni uwa 10. Tuvuze ko ari ubuhanuzi bwa Yesaya, igice cya 3 umurongo ni uwa 10. Ni uwo murongo gusa wonyine tugiye gusoma. Bibiliya iravuze ngo muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza, kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Uwo ni wo murongo twatekereje ko dusangira namwe muri aya manywa y'uyu munsi wa none. Tubashimira kutwiyegereza no kuduheza ikaze. Natwe rero ntitwareka kubaheza ikaze. Murakaze mwegere dusangire ijambo ry'Imana, kandi Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. Tugiye kuganira ijambo ryitwa gukiranuka. Gukiranuka bitandukanye n'ubukirisitu. Twese mu nsengero tujya twitwa abakirisitu, ariko twese siko turi abakiranutsi. Abakiranutsi ni indobanure mu bakirisitu, kandi iryo ni ryo torero rizwi n'Imana, kandi iryo ni ryo torero rizaja mu ijuru. Ni abakiranutsi cyangwa se abakijijwe. Bibiliya iratubwiye ngo tuvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza, kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Tugiye kuganira iryo jambo mu magambo agera kuri 4. Ijambo rya mbere turareba ukuntu Imana ishobora kuduhozaho amaso tuyikiranukiye. Ijambo rya kabiri tuze kureba abakiranutsi uko bateye. Ijambo rya gatatu tuze kureba inzira z'abakiranutsi.
ijambo rya kane tuze kureba aho abakiranutsi bazajya kuruhukira. Ni ayo magambo agera kuri ane niyo tugiye kuganira namwe mu masaha atari maremare. Uko tumaze kubivuga, Imana ije duhanga amaso iyo tuyikiranukiye. Iyo usomye igitabo cy'Itangiriro igice cya 7 umurongo wa mbere, Imana imaze kurema isi, abantu bamaze kororoka, abantu bamaze kugwira, baza gukora ibyangwa n'Uwiteka, kugeza igihe byateye Imana kwicuza icyatumye irema umwana w'umuntu. Ariko igiye kwitegereza mu isi yari ituyemo abazima nk'uku nguku tuyituyemo, ibona Nowa wenyine niwe wikiranukiye mu maso yiwe mu bariho icyo gihe. Iramubwira ngo ngwino winjire mu nkuge, kuko ari wowe mbonye ukiranutse mu maso yanjye muri iki gihe. N'ubundi itorero rizabwirwa ngo nimuze mwinjire mu bwami mwasezeranijwe, kuko ari mwebwe mwakiranutse mu isi. Yanezezwa n'umuririmbyi waririmbye abaza mugenzi we, yaramubajije ngo ese niho abizera bazaja kuba? Waba aramubwira ati ariko uracyagira icyo kibazo? Ati ni muri Yerusalemu, wa murwa w'Imana warimbishijwe, naho niho bazatura, bazaba amahoro, bazagubwa neza, kandi ngo ntibazatinya ikibi cyose, kuko Imana izahanagura amarira ku maso yabo. Maze Imana ibwira Nowa ngo ngwino winjire mu nkuge, kuko ari wowe mbonye ukiranutse mu maso yanjye muri iki gihe. Hari undi muririmbyi waririmbye mu ndirimbo z'agakiza, yaramubajije ngo ese Nowa ni kuko uhaye wubaka iyo nkuge? Urakora iby'ubupfapfa rwose, dore utuye umusozi kandi nta mazi ahari. Ibyo ukora biratuyobera. Ariko igisubizo cy'abana b'Imana iyo kije kiza gituma ab'isi bacanganyikirwa. Arababwira ngo Uwiteka Imana niyo yabivuze, yuko abagizi ba nabi bose abujuje isi ibyaha bazomarwa n'amazi, ngo kandi ayo mazi azaba ari umwuzure. Ngo abakubite mu iryo jambo baracanganyikirwa. Bamwe baravuga ngo birashoboka ko Nowa yabahaye avuga ukuri, naho baruhebwa baravuga ngo habe na gato tugomba kwemera, bikomeze mu byo kwinezeza. Ibyigeze bihagarika kalendari y'Imana, igihe nacyo ngo kirakomeza. Iyo usomye hariya mu gitabo cya Yobu igice cya 1 umurongo wa 6, birije itubwira ngo umunsi umwe abana b'Imana ngo baje bashengereye ku Uwiteka, Satani nawe ngo aherako ngo azana nabo. Uwiteka ngo aramubaza ngo ese uturutse he yewe Satani? Nawe aramubwira ngo mvuye kwizerera mu isi no kwitambagiramo. Ngo agera ku murongo w'8, imucumita umukiranutsi wayo Yobu. Aramubwira ngo se wabonye umukiranutsi wanje Yobu yuko ari ntawuhanye nawe mu isi? Iyo twakiranukiye Imana, Imana ije ituvuga ibigwi, Imana igashayaya, Imana ikanezerwa, ikishaganya ku ntebe yayo. Yigeze kumuhamya umuhanuzi bwa Ezekiyeli, yusomye igice cya 14 umurongo wa 12, birije itubwira ngo ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Ezekiyeli, riramubwira ngo mwana w'umuntu, ubuconshumuraho, nanjye ngakiramburaho ikiganza, nkagikuraho urushingikirizo rw'umutsima, nkagitsembamo abantu n'amatungo, ngo ariko kirimo abagabo 3, Yobu na Daniyeli na Nowa, ngo kubera gukiranuka kwabo bakiza ubwabo bugingo. Nanone Ezekiyeli yarabivuze ngo ubugingo busha bukora icyaha nibwo buzapfa, umwana ntazazira icyaha cy'umubyeyi, n'umwana ntazazira icyaha cy'umubyeyi, umuntu ni ku giti cyiwe. Maze yariya mu rwandiko rwa Petero wa mbere igice cya 3 umurongo wa 12, Bibiliya ikatubwira ngo dore amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi, n'amatwi yayo ari ku byo basaba, ngo ariko igitsure cyo kiri ku nkozi z'ibibi. Rero Imana ije duhanga amaso iyo tuyikiranukiye. Ijambo rya kabiri bavuze ngo turebe uko abakiranutsi bateye. Iyo usomye Zaburi ya 92 umurongo wa 12, Bibiliya izitubwira ngo dore abakiranutsi bazabashisha nk'imikindo, ngo bagashirwa hejuru nk'imyerezi y'i Lebanoni. Ubwo ngo batewe mu rugo rw'Imana yacu, bazashishira mu bikari bye, bazakomeza kwera no mu busaza bwabo, kandi bazagira amakakama n'itoto. Tibaja bakangwa n'ibihe, nubwo ingorane zakwiyongera, amafa akaguma akiyongera, ibyago bigacunshumuka. Tibaja bakangwa n'ibyo ngibyo. Hari umuririmbyi wavuze ngo birashoboka ko twanezerwa mu bihe byose no mu makuba, uko ngo niko umukristo urazamera,
azanezerwa iteka ryose. Bwana asifiwe sana. Amen. Biriya rero itweretse kuko abakiranutsi baza bashisha nk'imikindo ngo bagashirwa hejuru nk'imyerezi y'i Lebanoni. Yamavuga ngo ubwo batewe mu rugo rw'Imana yacu ngo bazashishira mu bikari bye, bazakomeza kwera no mu busaza bwabo, kandi ngo bazagira amakakama n'itoto. Ranezezwa n'umwanditsi washoboye kwandika mu gitabo cy'ibyahishuwe kiriya gice cya 2 umurongo w'8, birije tubwira ngo wandikire marayika w'itorero rya Simuruna umubwire ngo wa mbere kandi ari nawe w'imperuka wari warapfuye none akaba ari muzima, avuze ayo magambo ngo nzi amakuba yawe nkamenye n'ubukene bwawe. Ndabizi neza kuko uje uko n'abiyita abayuda nyamara atari bo, ari ab'isinagogi ya Satani. Araribwira ngo ntutinye ibyo ugiye kuzababazwa, ngo dore Satani agiye gushirisha bamwe mu nzu y'imbohe, kandi ngo bazamara iminsi 10 bahaye bababazwa. Ngo ariko wowe uje ukiranuka uzageze ku gupfa, icyo nanje ngo niteguye ni ukuguheza ikamba ry'ubugingo. Ikamba ry'ubugingo rizambikwa abanesheje, abatabarutse bavuye mu isi y'ibibazo, mu isi yo gukena, mu isi yo gusonza, mu isi yo gupfakara, mu isi yo kurwara, bazambikwa iryo kamba ry'ubugingo. Yakobo yarabyanditse mu gice cya 1 umurongo wa 12, aravuga ngo hahirwa abaja bihanganira ibibagerageza, kuko ngo nibamara kwemerwa bazahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda. Muririmbyi yaravuze ngo mu ijuru abera bazamurika nk'izuba, Yesu ahaye atwambika ikamba ry'ubugingo. Uwo mwanditsi aravuze ngo ntutinye ibyo ugiye kuzababazwa, ngo dore Satani agiye gushirisha bamwe mu nzu y'imbohe, kandi ngo bazamara iminsi 10 bahaye bababazwa. Ngo ariko wowe uje ukiranuka uzageze ku gupfa, nanje ngo icyo niteguye ni ukuguheza ikamba ry'ubugingo. Yanezezwa n'undi muririmbyi waririmbye mu ndirimbo zo gushimisha, iriya ndirimbo y'108, baje batekereza kuko yahimbwe n'umwana w'umukobwa waza ushingirwa ku ishari ry'ibwami, ariko iwe akaba azi uwo yamenye uwo ari we. Bibiliya cyangwa se uwo muririmbyi aravuga ngo ubwo bari baje kumusabisha, aravuga ngo njewe ndi umukirisitu, nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze ku gupfa, ndi umukirisitu mpora mbihamya nubwo igihugu cyose cyonseka. Ariko aravuga ngo ndi umukirisitu wo mu mutima, ngo kuko ubu nsigaye nkunda kirisitu, icyatumye apfa yazize njewe, nabuzwa n'iki kuja mukunda. Bwana asifiwe sana. Ngo agere ku ivensi ya 2, aravuga ngo ndi umukirisitu nimwumva ubwo buntu, narakijijwe nkurwa mu byaha, ndi umukirisitu naho naterwa n'ibyago nkaba no ku rugamba, ndi umukirisitu ndi umutabazi mu ntambara ko ndarasana n'ibyaha, ariko ngo mfite umugabane umwami Yesu, nituba hamwe nzahora nesha. Ngo agere ku ivensi ya 3, aravuga ngo ndi umukirisitu ndi umwimukira, ndakomeje mu rugendo rwanje, ibyino mu isi ko ndumva mbaye mbihinyura, umva nifujije ibyo mu ijuru. Aravuga ngo ndi umukristo kandi gakondo ya iri mu ijuru ku Mana, nta nzara ibayo, nta n'imiruho, abaho bose baguwe neza. Uwo mwanditsi aratubwiye ngo ntutinye ibyo ugiye kuzababazwa, ngo dore Satani agiye gushirisha bamwe mu nzu y'imbohe, kandi ngo bazamara iminsi 10 bahaye bababazwa. Ngo ariko wowe ukiranuka uzageze ku gupfa, nanje ngo niteguye kuguheza ikamba ry'ubugingo. Ijambo rya 3 ni inzira z'abakiranutsi. Iyo usomye igitabo c'Imigani 12:28, birije tubwira ngo mu nzira zo gukiranuka hari ubugingo, no mu mayira yako nta rupfu rubayo. Iyo dupfuye dukiranukiye Imana, bene urwo rupfu birije rwita kuko ari ugusinzira. Iyo usomye urwandiko rw'Abatesalonike ba mbere kiriya gice cya 4 umurongo wa 13, birije tubwira ngo ntitugomba kubabara nk'abandi badafite ibyiringiro, ngo niba tuje tumenya ko Yesu yapfuye akazuka, ngo ariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we. Ati kandi bimpaye mbabwira n'ibyo mbwirijwe n'ijambo ry'umwami, yuko tutazabanzirizana hatabasinziriye mu butaka. Aza gutibuka mu ijambo rivuga ngo dore umwami ubwe ngo azaza, kandi azaza avuye mu ijuru, arangurura ijwi rirenga n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, ngo nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abariho twese duhere ko duhinduke, tuzamuke tuje kumusanganira mu kirere. Ngo arangiza aravuga ngo ni ukuri tuzabana n'umukiza iteka ryose,
ngo hasigaye tumaranisha imibare kubwirana aya magambo. Mu nzira zo gukiranuka hari ubugingo, no mu mayira yako nta rupfu rubayo. Muri Biblia yaravuze ngo naona maisha ni yenye maana ni kutumikia Mwokozi, kuishi ni Kristo na kufa faida kwa kila Mkristo wa kweli. Mu nzira zo gukiranuka hari ubugingo, no mu mayira yako nta rupfu rubayo. Iyo dusomye igitabo cya Mika igice cya 6:8, Bibiliya itubwira ngo yewe mwana w'umuntu, yakweretse iciza icyo ari cyo. Dore icyo Uwiteka gushakaho ni ugukora ibyo gukiranuka, ni ugukunda kubabarira no kugendana n'Imana yawe wicishije bugufi. Biri ku ijambo rya nyuma, abakiranutsi bazajya kuruhukira. Bibiliya yatubwiye ngo muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza, kuko ngo bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Mugende mutange itangazo mubwira abantu ngo bazagubwa neza, abakiranutsi bazagubwa neza, kuko ngo bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Hari umuririmbyi waririmbye mu ndirimbo zo gushimisha, yabaje mugenzi we ngo ese niho abizera bazaja kuba, waba mukurira inzira ku murima, aramubwira ngo mwisi ntaho, ngo ariko mu ijuru niho wabizeye, kandi ngo tuzimurwa mwisi tugera iwacu, aheza twubakiwe n'Umukiza. Ku Mana yacu hari amazu menshi yubakanywe isuku tutarabona. Aravuga ngo naho mu buturo bwiza tuzahoraho. Ndanezezwa n'umwanditsi wanditse mu gitabo cy'Ibyahishuwe kiriya gice cya 21 umurongo wa mbere, yaravuze ngo nabonye ijuru risha n'isi nsha, kuko ibya mbere byari byashize, n'inyanja yari itakihari. Ngiye kwitegereza mbona Yerusalemu nsha imanuka iva mu ijuru ku Mana, ngo irimbishijwe nka kwa kundi umugeni aje arimbishirizwa umugabo we. Kandi aravuga ngo dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu bayo, ngo kandi Imana ubwayo izaba Imana yabo, nabo ubwabo ngo bazaba ubwoko bwayo. Kandi ngo izahanagura amarira ku maso yacu, urupfu ntiruzongera kubaho ukundi, cyangwa kuboroga, cyangwa gutaka, cyangwa kuribwa, ngo kuko ibya mbere zabashize, Imana igahindura byose kuba bisha. Hari umuririmbyi yaririmbye mu ndirimbo za wokovu, yaravuze ngo huko juu ya nyota zote kuna nchi yenye mema, mji wake ni Yerusalemu, zambi hazitakuwemo wala kufa na huzuni. Aravuga ngo kwake Yesu nitapata kao. Aravuga ngo nifikapo mji huo nitaona Yesu kwanza, aliyechukua zambi zangu, nitaona uso wake, nitamshukuru yeye aliyeniweka huru kweli. Wagere ku ivensi ya nyuma, aravuga ngo huko nitaona tena jeshi la walioshinda kwa imani huku duniani. Tuzababona bazaba baradusize, tuzabona batubanjirije bose. Aravuga ngo huko nitaona tena jeshi la walioshinda kwa imani huku duniani, wenye kutoka Marekani, wenye kutoka Australia, wenye kutoka Kanada, wenye kutoka Kongo, wenye kutoka nchi tofauti za dunia. Huko nitaona tena jeshi la walioshinda kwa imani huku duniani. Uwo mwanditsi aratubwiye ngo nabonye ijuru risha n'isi nsha, kuko ibya mbere byari byashize, n'inyanja yari itakihari. Ariko ngo ngiye kwitegereza mbona Yerusalemu nsha imanuka iva mu ijuru ku Mana, urimbishijwe nka kwa kundi umugeni aje arimbishirizwa umugabo. Petero ari uko yazanditse mu rwandiko rwe rwa kabiri igice cya 3 umurongo wa 13, aravuga ngo kuko yasezeranije, dutegereje ijuru risha n'isi nsha, ibyo gukiranuka kuzabamo. Hari umuririmbyi yaririmbye, reka ari we turangirizaho, aravuga ngo ibyo byose birangiye, hazabaho kuramukanya. Uzana ukuboko kwanje ngusingirize Yesu, Yesu nawe uzana ukwiba kunsingirize. Mukwege mwegeke mu gituza canje, nawe nkwega negeke muciwe, mwegekeho umusaya, nawe negekeho uwiwe. Hanyuma nije uzobanza kumubwira, mubwire ngo uraho wa mukunzi we, na cagihe nari muri ca gihugu cyo muri Kenya, ni wewe naze nshakisha, none ndagusingiriye, ndakubonye, ni wewe uri mu gituza canje, ni wewe negetseho umusaya. Nawe nsubiza aya magambo, ambwire ngo uraho mwene data, uranesheje, uvuye muri yasi y'intambara, muri yasi yo gupfusha, muri yasi y'ubukene, muri yasi yo kurwara, muri yasi y'ibibazo. Narangiza ambwire ngo dore ifoto nziza nagutegurije, uraruhutse, unesheje wa mugome. Bibiliya rero iratubwiye ngo
nimuvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Mu minsi rero tugifite yo kuba hano mu isi, biradusaba kuko dukiranuka, kuko ijambo ritubwiye ngo nimuvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Umwanditsi w'igitabo cy'Ibyahishuwe yaravuze ngo ukiranirwa nakomeza akiranirwe, n'uwandura nawe nakomeza yandure, n'uwezwa nakomeza yezwe, ngo n'ukiranuka nakomeza akiranuke. Ndaje vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese bikwiriye ibyo yakoze. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Mwakire ijambo ry'Imana kandi rirusheho kubaka. Murakoze, mugira ibihe byiza. Imana ibarinde. Amen. Murakoze cyane. Reka dufate umwanya muto wo kubashimira mubyeyi Pastori kuba ugeze hano kuri Munyamahoro TV and Radio. Turabishimiye n'ukuri kandi Imana ibagirire neza. Ariko hari ijambo usorejeho twifuje kumenyaho utuntu duke, kubera kuko twebwe turi intumwa za rubanda. Hari abantu bagukurikiye ariko batabashije kubaza, batari hano, ariko nabo boje hariya muri comment bakabaza ikibazo, kuko ibyo ari byo byose nibabaza ibibazo byabo tuzabigarura babisubize. Hanyuma rero uravuze ngo abanesheje hari ukuntu bikozeho, uravuga ngo umuntu wese azagororerwa ibihwanye n'ibyo yakoze. Ariko kuri uyu munsi hari inyigisho zivuga ngo imirimo ntacyo kivuze, imirimo ntacyo imaze. Yesu yarabikoze, yarabirangije, ariko wogarutse ku ijambo ry'imirimo ati umuntu wese azahembwa ibikwiranye n'ibyo yakoze. Iryo jambo wogira icyo urivugaho bukeya kugira ngo turyumve cyane. Murakoze. Murakoze rero kubaza icyo kibazo. Ari uko umugaragu w'Imana Pawulo yashoboye kubyandika mu gice cya 3 mu rwandiko rw'Abikorinto ba mbere umurongo wa 10, birije itubwira ngo kuko ubuntu bw'Imana nahawe bungana, nashizeho urufatiro nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge, ngo umuntu wese yirinde uko yubaka kuri urwo rufatiro, niba ari amabuye y'igiciro, niba ari izahabu, niba ari ifeza, niba ari ibiti, niba ari ibyatsi, niba ari ibikenyeri, ngo ariko umurimo w'umuntu uzagerwa, ngo kandi kizawugera ni umuriro. Umurimo w'umuntu ngo yubatse kuri urwo rufatiro, niba uzaba uramutse uhiye, Bibiliya itubwira ngo azabura inyungu, ngo ariko iwe azakizwa nk'ukuwe mu muriro. Nanone hari ukundi Pawulo yabyanditse mu rwandiko rw'Abikorinto ba 2 igice cya 5 umurongo nanone wa 10, yaravuze ngo twese tugomba kuzagaragarira imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, ngo umuntu akerekana ibyo yakoreye mu mubiri, byaba ari byiza byaba ari bibi. Urumva rero biradusabye kuko tugomba gukora. Imana ibagirire neza kandi Imana ibafashe. Amen. Amen. Nshuti bakunzi ba Munyamahoro TV and Radio, uyu munsi reka tugane ku musozo w'iki kiganiro. Turabiyegereje mu ijambo ry'Imana. Wewe ugiriwe amahirwe yo kumva ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana rigufashe, ijambo ry'Imana riguhindure. Hari umwanditsi wavuze ngo nabikiye ijambo ry'Imana mu mutima wanje kugira ngo atazacumura ku Mana. Ijambo ry'Imana rifite umumaro wo kutwigisha kuja kure y'icyaha no kuba abakristo ba Kristo, apana kuba abakristo bakorera Satani, kuba abakristo ba Kristo. Rero durashima amagambo y'Imana gume ku mitima yacu, tuyabike muri twe kugira ngo atubuze gukora icyaha. Ntitube nka bamwe bari mu kuvuga ngo amagambo y'Imana ngo kuba twaratuye Yesu nk'umwami n'umukiza, ngo nta kibazo, ngo ibyo twokora byose, ibwo ni ubuyobe, rero ni ikinyoma. Ijambo ry'Imana ngiri muraryumvise, umuntu wese aryigereho. Kandi turabakunda cyane, turi kumwe namwe. Munyamahoro TV nakagaruka, ijambo ry'Imana hano nakagaruka, ni umunsi ku munsi. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.